Okay, alright, bimeze bite? Naringize ubwoba ngira ngo speaker ntiriho. Saza rero nagira ngo tubanze turirimbemo gake. Shireho kamurare tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose we tuzarwubaka. Manuel mukomere. Amakuru y'umugore wawe araho arakomeye. Ako narumvise ngo ajya gukubita. So renga mbanze suhuza abantu bicaye muri VIP. Abakomedia sinzi umuntu waturoze gukunda VIP. Mukomedia suhuza abo muri VIP gusa. Nugeze muri regera bagiye kubajora. Agaruka avuga ngo haranuka. Franco bimeze bite? Amakuru y'umutwe wawe. Wamenye ko abanyarwenya bajya ukoraho none nabonye warawushakiye ingofero. Wagiye uyizana ukareba ko tukuvuga. Franco abundi aramutse ari umwarimu abana yigisha ntibajya batsindwa physique. Bajya baza bati teacher hari ijambo rya tunani reflection rino jambo risobanura iki? We ajya yifashisha ingero bareba hafi. Ngo rabona ngo iyo utunze itoroshi mu mutwe wanjye. Biba nibyo bitwa reflection. Noneho irondo ryigeze kumufata yatinze gutaha. Noneho rimufashe bakajya bamumurika bakabona urumuri rurabagarukiye. Atangira gusakuza ngo ni mu mwambura iryo toroshi. Bamugezeho babona ko ari umutwe burya barirukanka. Noneho birukanse hasigaramo umwe w'umuzinzi ari nawe wari ufite iryo toroshi. Akajya avuga ngo zimye uwo mutwe cyatuguca amande. Melissa urakomeye. Nigeze kujya mu muhanda ubwo ngubwo nkabona imodoka ntiziri gutambuka mbona zahagaze. Ndavuga ariko se ko hano hafi ko nta hantu hari feruje umuhanda waridutse. Ubwo ndagenda ngeze imbere nsanga ngo ni Melissa wakwamiye mu nzira. Abanyarwenya basigaye baza bakakuvuga uko bishakiye. Ngiye mbwira nkwishyure. Ngiye ngukora uko nshaka. Uwo mubyibuho uhagaze angahe ngo nkwishyure? 3,000. Aha, cyane bwaragaye. Narinzi ko Melissa ari umuntu wiyubashye ku buryo nubwo wamushuka atakwemera kwigurisha. Naje ngeze Nyabugogo barantuburira. Naguza agasukari ndigaseho numva ni kagikurukuru. Naje muri famiye y'abakire bampa icyumba cyanjye nyine. Oye iwacu namenyereye ko icyumba tukiryamamo turi 8. Bantu 5 n'ihene 3. Noneho bampaye icyumba cyanjye nyine. Ubwo ngubwo ntangira kurota za nzozi z'iwacu. Ndota ihene iri kunyara ku buriri. Ko n'ubundi bisa naho nazikabije. Ko nakangutse ihene ndayibura ariko inkari nsanga zirahari. Mama yamenye ko njya nza hano abantu maho.
nyine yabantumyeho ngo muzamuvuganire tu ahantu hari abantu benshi njya nkorera ngo muzamuvuganire ngo ibintu ngo arabirambiwe ngo nta muntu uramwandika mu gitabo kubera kunda hiti byatari ngo Yesu yafashe amazi ayahindura divayi bamwandika mu bitabo bitagira ingano ngo ariko we ntawe uramwandika kandi afite ubushobozi bwo gufata amazi n'amasaka akabihindura i Kigali. Wongere